ariko sinabakobwa gusa n'abakobwa n'abajama nsigaye mbona kuri social media benshi ngo n'abapfubuzi cyangwa benshi abage transgender kuba umugabo yabona umukobwa akabona yifuje kuryamana nawe cyangwa akamwishimira biri nature ntago bije aka kanya byahozeho reka nkubaze ntago yabonaga umugore agahita avuga ati uyu mugore ndamujyana kwicuruza niko nabyita kose ni no kwicuruza abo ngabo ugereranyije abahungu bo baracyafitemo umutima wo kwihagararaho ntago biragera ku rugero nk'urw'abakobwa biri haka kanya uri kumva so niyo mpamvu rero abakobwa benshi ujya kubona umukobwa wari umuzi uyu munsi naguze akazi na kamwe yigeze akora ko mu gitondo ukabona afite Range Rover 2025 ugahita wibaza what happened. Yeah, money, my people are going to shut up. Then I say, but it's from trench, from the bottom, breaking to the top. Chief in Media, Lang. Naweza kuniita mwalimu kwenye Lang Media. Karibu. Yes, rero no munsi udasanzwe. Today is a special day kuko ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwise Lalise. Lalise. Hello. Say hi to the viewers. Hi viewers. Rero Lalise mbere yuko wenda tugira uko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuko ndabona weho umunsi wundi urabubona ute kubitewe nuko ndi kubona wambaye black. For me uyu munsi yari simple Monday with a jogging and a big t-shirt. Life is simple. Life is a simple. Agasatsi ni black, a t-shirt black, a jogging black. Usibye agakweto keza ka New Balance ka white. Yes, you look very good, you look pretty, you look... Don't make me shy. Yeah, don't make me shy. You shine. I'm shy or I'm shiny? What are you trying to say? I'm shy. Yeah. Yes, Lalise rero reka twinjire mu kiganiro mbanze nongere guhereza ikaze wowe udukurikiye kandi nshimire wowe amaze gukora subscribe kuri Lang Media ni entertainment ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Lalise rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira Lalise uyu munsi ikintu nshaka ko duheraho cyangwa se ikintu kibanze tugiye gutangiriraho ni generation yacu muri rusange. Generation urabizi ko dufite generation zigera muri 3 cyangwa 4 aho ngaho. Ubwo mba ndi gukuramo abasaza cyangwa abana ariko generation yacu ubu ngubu niyo tugiye kuba turiho. Ugendeye rero ukuntu generation yacu imeze ubu ngubu na entertainment bitewe nuko noneho social media iri gushyira isi ku muvuduko mwinshi cyangwa se iri at very high speed, ibyo bigatuma urubyiruko cyangwa se generation yacu iba ko itakagombye kuba imeze. Yes, nawe uri umwe muri iyi generation, weho urabibona ute compare to other generation? Okay, ikintu gitandukanye new generation ngiye kubanza ibyiza nyuma yuko nyuma mvuga ibibi. Icyambere dufite amahirwe menshi, leta iduhereza amahirwe menshi kugira ngo tubashe kwiteza imbere bitandukanye na kera, yaba muri education, yaba muri mu mirimo, yaba muri politike, ahantu hose leta ibasha kwimvavinga urubyiruko cyane kuko gens ni nabo urubyiruko still. Ariko kubibi nanone of course internet niyo irimo ifite ibyiza kuko ushobora gukora akazi biki byose, ariko still abantu bambaruriraho ubusa bagakorera ibiki byose. Nyine nayo ifite ibibitu izana mu rubyiruko cyane yuko nyine iyo umuntu abonye abaye monetize ku mbuga nkoranyambaga wenda akoresha maybe Twitter cyangwa TikTok akabona amaje kugira aba followers benshi ahita avuga ati this is the deal, kwambara ubusa nibyo bima amafaranga cyangwa se kuvuga ubusa cyangwa nyine like urabizi ko twebwe noneho muri generation yacu nta muntu ushaka ibintu biri seri. Nimba uje uvuga amakuru wenda afite n'ikintu yamuhinduye mu buzima, nimba muri amakuru y'ubuzima, nimba ari amakuru wenda uri kuvuga ati mwirinde sida se, mwirinde inda zitateganyijwe, iyo uvuga ibintu biri seri bishobora no kugira impact nini mu buzima bwe, aho ngaho nta kintu bari kugufataho ntago yakureba. Ariko iyo scrollinze agahita abona aho ngaho ahita ahaguma kabisa. Ni ukuvuga ngo kubera social media bituma umuntu uwaruri seriye afite indangagaciro atakaza indangagaciro yari afite kubera social media. Of course
biraba cyane twese twirirwa tubona n'ingero yaba kuri TikTok ukabona abamama bakabaye batanga urugero rwiza nibo barimo baravuga amagambo adakwiriye twega nko mu muco munyarwanda twari tumenyereye kumva mu ruhame so internet yahinduye byinshi cyane cyane niba batanabikurikirana umuco nyarwanda uzagenda ujya hasi bigereranyije na mbere bitewe na social media. Kandi koko suri n'uwa mbere ubivuze kuko hari n'undi mukobwa uri ku-influencinga muri iyi minsi yitwa DJ Pinky ngira ngo uri kumubona kuri social media uri kubahetsa abastari yambaye agakanzu k'umutuku nawe avuga ko yari seri ariko bitewe nuko yakoze ibintu bitari seri akabona abantu baramukurikiye nawe byatumye atakaza ubuseriye kugira ngo akunde abone job akunde abone ibyo akora bitewe nuko social media iri gutuma nyine ya value igenda ariko noneho se government yo kuko urumva watangiye uvuga ko government nyine urubyiruko cyangwa se generation yacu new generation bafite opportunity nyinshi ni gute noneho bakagombye ahubwo kuba babibyaza umusaruro ko nubundi ariko bitewe nuko rega abamukurikiye nibo batuma yigira uko nguko. Of course nyine kuri DJ Pinky akora content zo kurya nibaza ko atari ibintu bibi kurya ni byiza biraruta nk'umwe muri story ye yaravuze ngo ari muri career ye hari abenshi bagendaga babona utuzi bitewe nuko baryamanye n'abagabo wahitamo kugira ngo abanze kubaka social media followers kugira ngo abuzajya abona akazi bitamusabye kugira ibyo atanga yaba umubiri we cyangwa izindi ruswa zindi cyane cyane ku bagore iyo bakubonye cyangwa igitsina gore bakubonamo cyane cyane kuba uri umugore kuruta ubushobozi ufite which is bad. Ntago twatubona mu Rwanda birirwa bavuga ati gender balance iri kuri 99% noneho niturangiza ngo aba boss nibazajya babona umugore bamubonemo like babone feminine kuruta uko babona qualification zindi z'akazi bitewe n'akazi akariko. Rero kuri DJ Pinky ari gukora content nziza nta busambanyi burimo nta rukoza soni cyangwa iki nta kibazo ngiye kuri content ziwe ariko nanone kuri kubakomeza gukora ibyo bitagendanye n'umuco cyangwa iki cyane yuko buriya nge umuco mbona biri relative bitewe naho wakuriye cyangwa uburyo weho wumvamo ibintu ariko u Rwanda nibaza yuko government ibibona cyane yuko twirirwa tubona abo bigenda bya affecta yaba makesi yaba jihad n'abandi benshi batandukanye nyine uzajya biraguma kugenda gutyo abantu baragomeza kwisanga mu maboko atarayabo bimaze no gutuma umuyobozi wa RIB umuvugizi wa RIB aba umusitari cyane nuko akazi kenshi kari kuri social media murangira arakomeza kugira ariko aranashoboye apart from yuko akomeza kubaza inshingano cyangwa gukurikirana abakomitinze ibyaha nyine nk'uko twagiye tubibona ni umugabo ushoboye kabisa ni umugabo ushoboye kandi abantu bakwiriye no kwiga nibaza ko ibintu nk'abiriya byakabaye biba abantu bakiga kuruta uko bakomeza kwijandika mu byaha nimba ubonye mugenzi wawe azize wenda gusakaza video y'urukozasoni why not tutabireka nawe nimba wajya kubikora. Hari na benshi bya affect apart from nuko bagerezwa muri RIB twabonye uburyo byakomerekeje uriya mwana bamwite Merine igihe video yiwe yasokaga kuri aka kanya iyo umuntu amubonye nicyo kintu amubonamo bwa mbere ariko nyine nka biriya byakabaye bituma nyine abagenzi twiganye tukabona yuko dukwiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko tukazikoresha neza. Ahubwo bo abenshi babifata nka motivation kubera iki kuba umuntu ya trendinga nabi se njye nago kuko uyu munsi ara trendinga nabi sibyo abenshi akugira ngo babibone kuko ababyeyi bo bahita babona ishyano ryaguye ariko abagenzi bo ahitavuga ati ya trendinze sibyo nawe gatawumva yakora ikintu kimeze nka cyane like abantu bakwiriye kugira vision nimba ufite imyaka 20 cyangwa n'abantu benshi tubona aba trendinga kuri social media ntabwo bafite imyaka myinshi abenshi bari 17 18 20 hagati ya 23 na 18 nibo benshi bari gutrendinga kuri ubu
abantu bakwiriye kugira vision ndende, long vision, ku buryo utekereza ati se nimba ngize trend uyu munsi, nkagira trend kubera yuko nambaye ubusa, nkagira trend kubera yuko mvuga amagambo mabi, nkagira trend kubera ko nzi gutukana cyane kurusha abandi. Ibyo ngibyo se like abantu bazaruzinga interest on you, ko nago bazakomeza kubona. Wibwire yuko abantu bari kugufana ufite abakunzi, ariko baba bari kugushungera, baba bari gushungera ibyo ukora. Nyine abantu nibatandukanye. Okay, nushaka ku influencinga abantu, wige ku influencinga nyine abakunzi kuruta uko influencinga abagushungera. None se buriya Lali, reka nkwibariza akabazo. Buriya wemeranya, kuko hari abakobwa benshi muri iyi generation avuga ati njyewe ari ukuntu mbona rwose nyine generation yanjye yaransize cyane mu iterambere bitewe n'ibyo abona kuri social media, posti z'abandi, akavuga ati njyewe I have no way, akabona nta bundi buryo afite, nyine agahita abigenza kwa, agahita atangira kuba umuslay, agahita atangira nawe ariho binahera, agatangira gupostinga ibintu bibi kugira ngo nyine agerageze ku attractinga abantu, harimo n'abagabo nyine batagira ikinyabupfura, bamwe baba approachinga ngira ngo urabazi, ugasanga ntago ari kutagira ikinyabupfura. Kuba umugabo yabona umukobwa akabona yifuje kuryamana nawe cyangwa akamwishimira ni biri nature, ntago bije aka kanya, byahozeho. Reka nkubaze, ntago yabonaga umugore agahita avuga ati uyu mugore ndamujyana. Yari 1,200, yabaga ari nko mu 200 cyangwa ryari. Ntago bije aka kanya, byahozeho, ahubwo management yabyo kuri ubu ngubu ni less, kuko nyine abantu bashaka kuba ubuzima buri social media, kandi n'abastari bamwe na bamwe nkana bamigeze kuvuga ngo I choose what to share people, I don't share what they want me to share. Ahitamo ibya sharing abantu, ntago abantu ari bamuhitiramo ibyo abasharing. Reka nkubwire ibintu uri kugereranya, sibyo? Ibyo ngibyo that was a kingdom, sibyo? Ibyo byo kuvuga ngo umwami ngisi ariko byahozeho, ntago kubisha, ntago ari gitangaza. Buryo umunsi n'umwe uzigera ubona umugabo yahindutse ngo nagashaka, nyine ntago ari ku approachinga kuri ibyo bintu, ahubwo ukwiriye kumenya uko mu managing. Kuko let me tell you an example, kandi biri real. Nagiye nkora mu tuzi twinshi tugiye dutandukanye kabisa ku myaka yanjye, ahubwo sometimes hari igihe nibaza how should I find myself here. Njyewe ahantu henshi nakoze nta na hamwe nigeze ntahura n'icyo kintu, ariko uburyo bimanaginga nibyo biguhereza agaciro. Kandi to be honest, iyo uhuye n'umugabo akakwaproshinga kuri icyo kintu, nyine akabasha kumanipulating, bro, ntago ushaka gutinda aho hantu. Kandi ikindi cya kabiri, nagakubaha, nese yakubaha gute? Nagashobisha. Impamvu njye navuze ngo gira discipline, nose wemeranya nawe uremera yuko umugabo ungana na papa wawe wakubyara, sibyo? Ashobora kugutreatinga somehow, ukabona nyine ukavuga ati he deserve it, kubera yuko nyine ni umugabo. Bagomba kubikora kubera ko bashigaje imyaka mike yo gupfa. Ubundi reka nze mubwire, iyo umuntu akenze imyaka 40 ntago aba giseba. Nubona umuntu warengeje imyaka 40, do not expect yuko agira shame. No, umuntu urengeje imyaka 40 ntago aba giseba, nta kintu aba gitinya. So rero abantu benshi bakora ibyo bari hejuru ya 40. Rero uwo muntu we kumuzana ibintu ngo you have ngo kugira ngo shame, none se kuki umuntu aba ari mu mwanya runaka w'ubuyobozi, wowe ukagenda urugero urumuyintana ahantu ariko akakuzana ibyo bintu kandi ari mu mwanya w'ubuyobozi, nye bivuze yuko like nta na hamwe utazasanga iyo situation mu buzima bwose uzabamo. Uzayisanga, uzashaka ku growing in your career, you will find that there. Ikintu cyose uzagerageza gukora, nugerageza gukora business, uzahura n'umukiriya nawe akoshaka kukumanipulating. Ahubwo twege generation yacu dukwiriye kumenya yuko ari twege dufite ubuzima burebure, bo they about to die, nta kintu bagitinya. Yes, barabyina bavamo, ahubwo twege tukwiriye kureba hazaza, tukavuga ati uyu muntu arashaka kunjyana muri ibi, ndasurviving uyu munsi nguri yo Promax, ariko tomorrow you are suffering with an unplanned pregnancy, HIV n'ibindi bibazo byinshi, even mental yawe irangirika, kuko byonyine gutekereza yuko
waryamanye n'umuntu uri agement wa papa wawe cyangwa your grandpa ntago bishobora kuzakugwa amahoro, uzagira nightmares zabyo, uzaluzinga confidence, usigare wumva yuko nta kindi kintu ushoboye uretse kuba waryamana kugira ngo ubone kubaho. So abakobwa nyine cyane cyane ariko si n'abakobwa gusa, n'abakobwa n'abajama nsigaye mbona kuri social media benshi ngo n'abapfubuzi cyangwa benshi abage transgender. Umuntu afite right ku buzima bwe n'ibyo akwiriye kubukoresha, ariko dukwiriye kudreaminga big kuruta uko twatekereza yuko nzapfa ejo, cyangwa nkwiriye nyine kuba worried about today not tomorrow, kuko uyu munsi kuba twawugezemo dufite icyizere kuri burangire kabisa, kuko nimba wageze mu munsi urawubamo. So planning for tomorrow. None se ikintu kiriho ubwo usanga noneho bitewe nuko hari igihe umukobwa ashobora kuba afite wenda like boyfriend, noneho ugasanga ariko afite ndetse na sponsor on side, ugasanga noneho aravuga ati noneho ngewe na boyfriend wanjye ngomba kumutunga, kandi twabaga tuzi ko kera ubundi umuhungu yakoraga ibishoboka byose sibyo, ariko girlfriend we natane cyangwa yobe agiye muri ibyo bintu byose, aho ugasanga umukobwa uyu munsi abahungu ba girlfriend nibo abalishi cyane, nibo bari kudusapotinga kuruta uko nyine kera bimeze nkaho byahindutse mu muco sibyo. niko benshi babitekereza, ariko ntabwo ariko biri. Kuba abahungu muri aka kanya atari bo iterambere ry'abahungu n'iry'abakobwa iriri kwihuta cyane ari iry'abakobwa, wenda bitewe nuko wenda icyo kintu bajya mu bashuga daddy, ugereranyije n'ubundi umukareba muri percentage z'abantu baba manipulative no gukora kwicuruza, niko nabyita koze no kwicuruza. Abo ngabo ugereranyije abahungu bo baracyafitemo umutima wo kwihagararaho, ntago biragera ku rugero nk'urw'abakobwa biri haka kanya, uri kumva. So niyo mpamvu rero abakobwa benshi ujya kubona umukobwa wari umuzi uyu munsi naguze akazi nakamwe yigeze akora ko mu gitondo ukabona afite Range Rover 2025, ugahita wibaza what happened. Nuko baba bamaje kuba nyine bakunda gukoresha, abakobwa bari gukoresha shortcut cyane kurusha uko abahungu babaye manipulative gukoresha shortcut. So rero for me nge advice nshaka kubahereza, nimba uri umukobwa wenda nyago nizi imibare cyane, ariko urugero wenda nimba uwo mushuga daddy aspiringa afite famille, aspiringa wenda byibuze nk'abakobwa batatu, tekereza abo bakobwa batatu bose aspiringa bagize umutima wo gukora. Nimba uwo mugabo ayinjiza byibuza nk'igihumbi cy'idolari ku kwezi, nk'urugero miliyoni imwe wenda na 300, uwo mushuga daddy ariyo yinjiza. Abo bakobwa muri abo bakobwa bane batatu atereta na famille ye, abo bakobwa bagafata umwanzuro w'uko bagiye kuba independent kuri financial, bagatangira gukora amafaranga yabo, baza contributinga kuri ku mafaranga yinjira kuri GDP y'igihugu, baza contributinga nabo, kuko of course natangira gukora company imikoresha zabisora, natangira gukora nawe ubwe azaba ari kwinjiza amafaranga, azaba ari gukora amafaranga, azagira uruhare ku iterambere ry'igihugu. Ibaza abantu batatu bazatangira byibuze nko mu mwaka bazaba bari kwinjiza nabo igihumbi cy'idolari ku kwezi. Muri wa muntu umwe winjizaga contributinga ku mafaranga yinjira ku gihugu azaba babaye bane. Ibaza ko igihugu cyahita gitera imbere, none na opportunities zikiyongera. So abantu nibatekereza nyine biri big, nyine bashaka gukora, bashaka kwishakamo ibisubizo, kuko to be honest uwo musaza azaguspoilinga uyu munsi, ariko afite igihe gito cyo kubaho. Mu Rwanda imyaka y'uburame ni 69 70 I think ko yageze. Uri gutetana n'umuntu w'imyaka 70 ari muri risk zo gupfa, none se napfu zabaho gute? You have to think big. Nawe ko umukobwa ahita avuga ati ngewe am near to die, none se ufite imyaka 20, igihugu cyawe cyarakoze cyane, kiri kuri life expectancy ya 70, kubera iki wumva ugomba gupfa? You're not going to die. It's because of internet. Ni kuvuga ngo ku myaka yabo mike y'abagenzi arareba ibintu byose yari gustrolinga na myaka 100.
nta myaka ijana okay nta myaka ijana ariko hari imyaka 70 kuko nimba ari reports papers zihari zemeza yuko life expectancy iri kuri myaka 70 ndayizeye neza ko nzayigera mu gihe mfite ubuzima bwiza bitari risk ntarwaye ngo mpfe wenda buri muntu aba afite destination ya lifetime yiwe ariko nyine nta mpamvu yo kugira ngo ubeho uri muzima ufite imyaka 20 ukumva yuko ugomba kubaho nk'umuntu uzapfa ejo gute se ubwo se niba ubaho gutyo umuntu ufite imyaka 60 arabaho ubwoba bumeze gute nyine abantu nibatekereza yuko nyine like baracyafite kubaho bafite ubuzima burebure bafite n'amahirwe man kuko twega iyo urebye nyine kera ukareba ukuntu abantu bari babayeho man ubona twege turi very lucky nta n'umunsi perezida yasuza kuvuga ijambo atavuze opportunity dufite mu Rwanda akadushishikariza kuzikoresha uyu munsi kuko there is no tomorrow if you don't work today nyine benshi nyine nimba unanascrolinze byibuze dasindi bukubwira ati reba ibintu by'ubwenge nimba scrolinze wenda kuva mu gitondo kugera saa sita amasaha 6 wa scrollinze byibuza fata iminota 30 yo kureba like agakoti gashaka kuguhindura ubuzima motivation quotes ureba amahirwe opportunity updates zo mu Rwanda zimeze gute job opportunities hari nizihe ni hehe nshakora rent hari banki nyinshi zitanga amafaranga yo gutangira business ku rubyiruko nta ngwate utanze bakuguriza ayo mafaranga kugeza n'ubu ngubu hari urubyiruko rutari rwamenya n'izo opportunity rufite ku gihugu akaba ariyo mpamvu nyine babona ari ku giti cyabo bakabona barivukiye bakabona bagomba gusurvivinga babyifashije bakabona nyine nta muntu n'umwe kureba kandi tuvuga ko igihugu ari umubyeyi izo opportunity gerageza noneho ubwire n'abagenzi zimwe muzo batabasha kubona okay mu bijyanye n'akazi hari ibigo byinshi bifasha urubyiruko kugira ngo bibone akazi cyangwa kuguha n'ubumenyi bushobora gutuma wifasha gushaka akazi hari RX itanga amatraining kuba entrepreneur kuba IT kuri nyine how you can grow in your career nyine career yose urimo RX ishobora no kuguconnectinga ku ma companies kugira ngo ubone akazi hari job in Rwanda baba bafite imyanya myinshi batanga nyine bakorana na company nini zitandukanye noneho wowe nk'urubyiruko ukagenda ukapplyinga bikoroheye nibigusabe kugira ngo ubuze iyo company bikagusaba byonyine kubuza job in Rwanda ariko to be honest umuntu yasoje kwiga wenda secondary cyangwa yasoje kwiga kaminuza ariko na kigo na kimwe zikikora muri ubwo buryo hari za bag hari amanuza menshi hari uretse nizo zigenga hari programme za leta nazo zifasha abantu kubona akazi dufite mifotra ifasha abantu kugira ngo babone imirimo itandukanye hari za VUP ku bantu bakiri mu buzima bubi cyane kurushaho ko hari n'umuntu ushobora kugukurikira ari ku buzima bwo hasi cyane agatekereza ati se niyo internet ko nayinkoresha nkangize amahirwe yo kuba mbonye kino kintu hari VUPs hari abantu benshi baba bari muri profiling bitewe na local government urimo umurenge iki profiling bakoze z'abantu bari mu cyiciro cyo hasi kugira ngo babashe kuzamukana n'abandi hari amafaranga atangwa mu karere ashobora kugufasha gutangira atagira ingaru n'imwe aba mu biro bya BDE nyine abashinzwe kuzamura kwikorera n'ubukerarugendo mu karere habamo amafaranga yagenewe urubyiruko gusa uvuze numvishe neza amafaranga atagira ingaru yego atagira ingaru gusa amafaranga abaho kandi akarere karayatanga ku rubyiruko ikintu cyonyine biba bigusaba ni gukora umushinga wawe neza ukawujyana bakawusuzuma babona ukwiriye ayo mafaranga koko ukayahabwa ukagenda gukora business bakazagaruka gukora follow up koko wabaye successful icyo bashaka no kuzamura ubuzima bwawe hari izindi programme z'amabanke zitanga wanabonye itangazo ryose ejo bundi rireba cyane cyane abantu bari mu buhanzi nyarwanda ko bafite amahirwe y'uko bashobora kubona inguzanyo
nta ntuza batanze, nta ngwate zindi, kuba bazi neza yuko wenda ushobora kuba uri umuhanzi se utaragira ugera kugira ngo ube ufite ingwate. So rero abantu nibakurikirana amahirwe yo bafite, banakurikirane n'ama updates. Hari za I&M ifite programme y'urubyiruko ihereza inguzanyo udatanze ingwate, atari no kuvuga ngo uri umuhanzi. So nyine abantu nibamenye ko hari amahirwe ni mu Rwanda kandi bitandukanye na kera. Aka kanya ubasha kubona amakuru bikoroheye. Ibaze nk'umuntu wabaga warize kera bikazamufata gukora urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru agiye gushaka ahantu ashobora kubona akazi. So abantu nibatekereze yuko nimba ufite internet yawe, apart from no kuvuga ngo urashaka akazi, ushobora kwikorera, ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga mu cyimba cyo kuba uri guscrollinga. Abantu bakaba bari guscrollinga ibyawe. Abantu ntibamenye nyine gukoresha umutwe wabo kugira ngo babone amafaranga kurusha gukoresha umubiri, kuko umubiri iyo ukoresha ushaka kubona amafaranga ukanaba umukire koko, ariko mental yawe biri gupfa. Kandi mu gihe cyose ufite mental issues cyangwa emotional issues bitewe n'ibyo wanyuzemo, nta na rimwe uzigera wishima. So for me, that's my advice. Yes, that's your advice. Ariko noneho ndagira ngo uhite ugire icyo ubwira kuri government nayo bisa nkaho urubyiruko bitewe no kwibumbira kuri social media cyane, kandi ugasanga niba kera government ifite ukuntu yahurizaga hamwe urubyiruko ikagenda ibasura ku masite mu turere batuyemo, igenda itanga an advice. Ariko ubu ngubu baba bari mu rugo baryamye, niyo bavuze ngo ibintu bijyanye n'urubyiruko ku murenge ntago babyumva cyane, kubera ko baba baryamye bari guscrollinga bari kuri za social media. Kandi ugasanga noneho platform za government abana bafite na platform ziri hejuru cyane, nubwo bashaka gukurikirana za zindi za government. Ni iki wasaba guverinoma kugira ngo noneho igira kandi kantu yongeye ubona kiri related no kuba yafata ya new generation? Okay, kuri government hari inzobere n'impuguke zibinabishinzwe zinabishoboye cyane kundusha, ariko for me mobilization nyene zizahagarare zo kwibutsa urubyiruko ko ari zo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Kandi ikindi cya kabiri, nizo opportunities nizo zinasohoka. Hari na hamwe hakiri cyuho cyuko wenda izo opportunities ziza, wenda bamwe bagashiramo bakoresheje kuko akuzi cyangwa iki nyine, like niba bimvovinga urubyiruko cyane abakoresha social media. Abo ngabo birirwa babascrollinga, basi nimba wenda nk'urugero Muyanga ari kuri trend, basi bamwimvovinge muri government kugira ngo muri gahunda za leta cyane zireba urubyiruko, kugira ngo babandi benshi bamukurikira bazabashe kubona amakuru amwe namwe. Nyine government ishyira imbaraga mu gukoresha abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kugira ngo batangaze amakuru kuruta uko babicishaga mu isibo, kurusha uko babicishaga mu nteko. Bashyira imbaraga cyane kubicisha kuri social media kugira ngo urubyiruko rubashe kubibona. Nanjye kugeza amagingo ndacyabona abasaza mu isibo, ndacyabona abakecuru mu isibo, ndacyabona abapapa n'abamama bakuru mu isibo, ariko generation nago urubyiruko nago nzahanura. Okay, hari gahunda ziba uko byagenda kose. Buri murenge ufite nka group ya WhatsApp, wenda ntabari benshi ugereranyije n'abatuye muri uwo murenge, ariko barimo benshi baba volunteers bari aho hafi ya government. Barahari, si bose bari kuri social media, ariko haracyari nyine n'ikibazo cy'uko hari abatajyamo kandi gahunda nabo zibareba. Nimba waravukiye mu Rwanda ukaba uri umunyarwanda, ikintu cyose gikorerwa mu Rwanda nyine nawe kirakureba. So for me inzira yonyine ishoboka nuko amakuru atanga, like gahunda zose zireba urubyiruko, kuruta uko zicishwa mu nteko, zacishwa kuri social media kugira ngo abantu bazibone. Kuko to be honest, u Rwanda kuri access to smartphone, access to internet bimashije kugera kuri percentage nziza. Nyine ibyo ngibyo byafasha kugira ngo bisange bari involved nabo muri gahunda za leta. Ikindi navuga ni kuri abo bazikoresha badashaka kugira ngo nyine bimvovinge ku gihugu, nta na rimwe uzagira amahirwe utabasha kuyakurikira. Baravuga ati umugani, arono nimba ari umugani cyangwa ari imvugo,
ngo igiti ntikimugwira whatever udahari igiti ntikimugwira. Yes, nimba rero utazi like mu Giswahili baravuga ngo hakujuwai hakutamani, utakuzi nta kubara. Nimba utimvovinga muri gahunda za leta nta muntu uzigera ushaka kumenya ibyawe nyine, ko nese nimba utanagaragaza yuko koko ubaye mu bukene bukabije bazakugira mu yifu volunteer gute. Nimba utari nta kintu cya leta na kimwe ugaragaramo, nta community na church nimwe ubamo, nta muntu n'umwe ukuzi nyine, nta n'uzakubara. Abantu nibakurikirane. Kandi hari na recommendation zo nabonye u Rwanda rwahawe kuri ikiganiro cyacu nk'umukobwa, kuko niyo mpamvu naguhamagaye kuri Lang Media kandi wakoze no kwitabira ubutumire bwacu. Nk'umukobwa kuko babakobwa byandi twatangiriyeho by finding out solution, kuba umukobwa ibintu nyine abona ari guta ngo abakobwa basaza vuba, nicyo kintu cyabapushinza benshi, akabona nyine biri kumusiga, kandi avuga ko umuhungu igihe cyose yazakora, igihe cyose yazagetinga rich, ariko akumva ko umukobwa ari hafi kuba yaba married, ariko akavuga ati kugira ngo abe married, akavuga ati reka ngetinge marriage ariko namaze kugera kuri ibi ngibi. Ariko nanone ko Miss Mutesi Jolly wa 2016 nawe akaba ari ingingo yavuze, akavuga ngo sinumva ko ubundi umukobwa aba defined by getting married. Ibyo ngibyo nawe nyine akaba ari nayo mpamvu abantu bakunda kumugendaho cyane kuko kitarashaka, kandi n'iki kandi n'umwe mu bakobwa mu rugero rwiza rw'abakobwa bateye imbere. Kubera iki rero nawe niba ari cyo wabivugaho, kuko abakobwa nyine birukanswa n'urushako cyane bigatuma yumva yasigaye, nabo icyo wababwira nyine kugira ngo iyo ngingo tumere nk'abayihaye umurongo? Okay, njye nyine nkuko navuze mbere, igihe cyose umukobwa azagira mindset yo kumva yuko ibyo umuhungu yakora nawe ashobora kubikora. For me njye gender balance sinizera ngo mu Kinyarwanda iyo mbitranslatinze mbifata nk'ubwuzuzanye. Kuba hari ibyo umuhungu yashobora wenda njye bishobora kungora ariko nkabishobora, cyangwa hari ibyo njye nashobora ariko we bikamugora ariko akabishobora, ibyo ngibyo yo statement ndayemera nyine. Ariko dukwiriye kumva yuko natwe mu gihe twakoze twagira ikintu ducontributinga ku gihugu, iterambere rizihuta, noneho n'abandi bantu bari inyuma yacu n'ubuzima buzaborohere kuruta uko twebwe bimeze aka kanya. Ariko mu gihe cyose tuzabaho twizereye ko umugabo ari kwiriye kuzana something on the table, bizakomeza kugenda nabi. Usanga abantu benshi nyine babayeho muri iyo lifestyle bitwaye n'imyaka myinshi kugira ngo mu Rwanda icyo kintu kizahinduke. Abantu bakwiriye kumva yuko n'umugore arashoboye, umukobwa arashoboye, wabasha kubaho. Kandi gushaka ni byiza, kugira umuryango ni byiza, ko natwe twese twakuriye mu miryango, dukwiriye kujyana natwe amafamiye yacu. Ariko wikumva ufite pressure, kuko nta gihe na kimwe njye mbona cyagakwiriye gutera umukobwa pressure yo gushaka kugira ngo abashe kubaho, kumva yuko nushaka ari bwo uzabaho ubuzima bwiza. Nushaka n'ubundi bills naho zizaba zagiye, n'ubundi uzaba ukiri kwishura izo bill. Rero ntago gushaka ari cyo gisubizo cy'ibibazo bya buri mukobwa wese. Gushaka ni byiza, ariko kubanza kwiyubaka mbere yo gushaka ni byiza kurushaho. Yes, closing word, gira icyo uvuga kuri president. Hari ejo bundi ari muri ni nuza nabonye ni ya kera, ariko nakabonye ejo bundi ari kuvuga amahirwe yo urubyiruko rufite uyu munsi. Aravuga ngo nago ndi bubyibuke neza, ariko yari ari kuvuga ngo we have opportunity, there is an opportunity, so use it. Kuko nta wundi muntu uzaba account of your responsibility cyangwa ibyo wagombaga gukora. Buri munsi muri speech avuga atwibutsa kwikorera, atwibutsa kwishakamo ibisubizo, kuko nta muntu n'umwe uzaza. Anatwibutsa there is NGOs ziri out there to help us, ariko bazadufasha igihe icyo ari cyo cyose babona natwe twishatsemo ibisubizo. Kuko impamvu u Rwanda uyu munsi ruzwi cyangwa rufite n'abo bantu benshi baza mu Rwanda babumva yuko ari igihugu bashobora no kugira ibikorwa bakoreramo, nuko ari igihugu nyine cyabashije kugira aho kiva kikaba gifite n'aho kigeze.
so tubigira individual responsibility yuko dufite kugira aho tuva kugira ngo tugire naho tuzagera tubashe nyine gutekinga every opportunity kugira ngo bizagende neza. Yes, Larisse rero ndagushimiye wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro. Ni kuri Lang Media nkuko bisanzwe, ngende Lang, let's meet to the next hit. Ciao ciao.